Yes. Wapiyopo. Reka tukwezi kaza kwituratsinze wawe. Yes nkuko mubyirebera rwose. Bruce Melody is a guest. Hey. Kuri NTV. Muri televiziyo rwose ikomeye cyane mu gihugu cya Uganda. Aho Bruce Melody yari umutumirwa ukomeye cyane. Yes aho yaje kuvuga byinshi bitandukanye kuri album ye Colorful Generation. Aga rwose yabajwe ku bibazo bijyanye n'indirimbo zimwe na zimwe ziri kuri album ye. Avuga ndetse n'ukabona umuziki wo muri East Africa. Yabona abazwa n'uburyo ki u Rwanda arimo kugenda ruzamuka. Ese n'iki kibyihishe inyuma? Avuga yuko rwose ari mu ibintu bijyanye n'imbaraga gukora cyane. Bruce Melody yabajijwe y'abahanzi muri East Africa yemera. Abazwa ese mu gihugu cya Uganda ninde muhanzi yemera? Ati se mu Rwanda ninde muhanzi yemera? Yabajijwe kuri saga ye ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Atubwira byinshi yagiye asubiza kuri ibibazo yagiye abazwa. Bamubaza ndetse n'indirimbo yasezeranyije abantu ya remix mu minsi ishize akimara gusohora Colorful Generation nka album. Hari indirimbo ngo hari umusitari wifuje kuba yakora indirimbo nawe. Atuza kumva indirimbo ese ninde bazakorana muri iyo remix. Abaje kumubaza n'ukuntu yaje guhura na Shaggy bagakora indirimbo bise When She's Around. Yaje gusobanura byinshi y'ukuntu bahuye. Byose hamwe turaje tubirebere kuri turatsinze wawe. Wige kuri turacyari kumwe cyane. Ibuka gukora subscribe aho hasi nimba utarayikoze. Nimba warayikoze uri umuntu w'umugabo cyane. Utarayikora namwe muri abagabo nimba muri abagabo mbihamye mukora subscribe. Ubu twimanukire ku bijyanye na Bruce Melody na NTV ya Uganda. Yes Bruce Melody yabanje kubazwa ikibazo atse kuri album ya wari indirimbo zingahe. Yabasubije ko ari indirimbo 17 ndetse n'indirimbo 3 za bonus track. Bamubajije kubijyanye n'amafaranga yashyizemo kugira ngo akora indirimbo na Joboy. Yababwiye ati njye n'amafaranga mbana narabishoyemo. Usibye gushora ku ndirimbo bisanzwe nkuko wayikora wenyine cyangwa se kwa n'umunyarwanda mugenzi wawe. Yababwiye yuko ngo akeshi na kenshi collaboration agira cyangwa se featuring cyangwa se indirimbo akorana n'abandi nagaba we wabigeze mu ruhara akeshi na kenshi sometime baramwihamagara bakamubwira ati nyamara twakorana. Naga igihe cyose aba ari we washoye mafaranga mu ndirimbo cyangwa se ngo umwanya we uhagije kugira ngo indirimbo ngo ikorwe, ahubwo baramu approachinga bakaba bakorana nawe. Bamubaza uko umuziki w'u Rwanda awureba mu ndorerwamo ye nka Bruce Melody. Yavuze ati jewe umuziki w'u Rwanda rwose ugeze ahantu hashimishije ku buryo buri wese abibona muri rusange, aho buri muhanzi wese yahagurutse gukora umuziki uri international cyangwa se umuziki uri mpuzamahanga. Ati ntago mu Rwanda tugikora umuziki tureba mu Rwanda gusa, ahubwo turareba no hanze. Ese wa penetrating ukaba wakumvwa cyangwa se ugakundwa. Abazwa muri East Africa abahanzi yemera. Yabati abahanzi hafi benshi cyane rwose barakora cyane. Ati East Africa dushyize hamwe hari icyo twakora. East Africa dushyize hamwe twazamuka nkuko za Nigeria, za Sudani ndetse na Kenya zagiye bizamuka. Yaravuga ati nicyo gihe ngo East Africa natwe dushining tujye ku gasongero nka za Nigeria nkuko zahanganye. Ati kubera yuko dufite abanzi bakuru cyane nka ba Diamond, ba Eddie Kenzo, ba Harmonize, ba Fik Fameka, ba Jose Chameleone, ba Azawi, ba Palaso, ba The Ben, ba Medi,
ba Israel Mbonyi ndetse n'abandi benshi rero kugenda bazamuka, aho yavuzemo nk'aba Chris Easy, ba Element, ba Kevin Kade, ba Kivumbi, ba Mike Kayihura, agera avuga ko bagande kandi aba nk'aba B2C, Leman Namakura, ba Wike Benda, Fake Fameka ndetse n'abandi barimo nka John Black ndetse n'abandi banze benshi cyane ba Uganda ndetse n'abanyarwanda barimo kwerekana ko umuziki wo mu Rwanda urimo kuzamuka. Muri Tanzania yavuze nk'aba Mario, avuga nk'abandi benshi cyane rwose, yagiye atangaza ko East Africa dushyize hamwe ari aho twagera. Yes ngaye nk'uko rero none yongeye kubazwa cyane cyane kuntu yakoranye indirimbo na Shaggy. Yavuze ko Shaggy ubwe ari we wamwaprokinze, amubwira ati twakora remix iyo ndirimbo Funga Macho, ati ntago Bruce arafashe ya mbere kugira ngo amuvugishe, cyane ko atari kubona access y'ukuntu bavugana. Yes ngaye nguko rero kuri Bruce Melody. Reka dukomeze kugubwa neza. Nimba warakoze subscribe umuntu umugabo ni batarayikora nawe kanda hasi aho ngaho kuri subscribe, ubundi tujye dukomeza turye show.